ndagusuhuza uyu munsi kandi mwifurije umugisha w'Imana n'amahoro n'amahirwe atuba kuri Nyagasani umwami Imana. Narababwiye ngo muri iyi minsi dukora amakuru y'amatorero ndetse ajyanye n'iyobokamana, ariko kandi iyo habonetse amwe namwe tugenda tuyabagezaho cyane. Reka rero mbabwire ngo abagatolika Yezu akuzwe, baravuga ngo iteka ryose. Hanyuma abarokore namwe mbabwire ngo Yesu ashimwe, Imana ibaho umugisha. Abasilamu ntago mbizi neza, hanyuma nagiye mbabwira inkuru zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi hari amakuru mashya nyuma y'uko hamaze kumenyekana ko ari umugabo wise Papa wo mu Rwanda. Ariko uyu munsi hari andi makuru agenda akikikana neza ko uyu Papa ashobora kuba atakiri mu maboko ye uyu munsi wa none. Byagenze gute rero kugira ngo ibi bintu bize kugera aho ngaho kuri urwo rwego? Ibi nibyo tugiye kubabwira akantu ku kandi kugira ngo murusheho kugenda mubimenya. Mu minsi yishize Karidinali Kambanda, mushumba mukuru uyoboye n'inama y'abepiskopi mu Rwanda, yakoranye n'ikiganiro n'aba-influencer b'abakatolike babandi badaheruka mu nama, mu misa, badaheruka gusenga mu kiliziya, ndetse hari ibintu bagiye bamusaba. Iyi nkuru ndaje nyibabwiye nayo neza. Hari ibintu bagiye bamusaba, ndaje rero mbabwire akantu kandi kugira ngo murusheho kugenda mumenya neza cyane. Ibi nibyo rero abantu bakwiriye kugenda bamenya. Reka ngwikaze kuri Humura Program TV, uri kumwe na Revera Pasteur Chimie. Imana iguhe umugisha. Niba rero ari ubwa mbere, kora subscribe, kora like, commentaire, share, uyiterekeho kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda bimera neza cyane. Ndagukunda kandi mwifuriza umugisha n'amahoro bituba kuri Nyagasani umwami Imana, mu izina ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jewe Kiliziya Gatolika kuva kera reka no twasengeragamo abavandimwe mbere yo kuba pasiteri, ariko haragamye kuzaba jewe ubundi nagombaga kuba padiri mu buzima bwanjye. Nari ngiye kuba padiri, nyine habuzeho gatoya, mbaza ngo byagenze gute kugira ngo ntaza kuba padiri. Ndaje mbabwira iyo nkuru, ariko ko kantu nyine kuko nangiye mbabwira ibya Papa, reka mbabwira impamvu yabyo gatoya. Jewe nkora exeta ya mbere hari 92 nkora exeta, hanyuma exeta ndanayitsinda. Ngo urumva ko nanakoze ikizame cya leta ndagitsinda, amanota asohoka rwose ameze neza. Kugira ngo ujye muri seminari, kuko nagomba kuba padiri, nahise njya gukora ikizame cya seminari cyane. Agomba kujya kwiga ku Rwesero, aho ngaho seminari ntoya ya Rwesero rwose. Hanyuma ikizame nacyo ndagikora ndagitsinda cya seminari. Gusa nyine sinaba padiri kubera iki? Kubera ko iwacu batari basezeranye, babanye badasezeranye. Gusa nyine nanone papa amaze tumaze kumubura ku isi, mama nyine yongeye kujya gusaba amasakaramentu, bongeye baramwakira. Ako nyine nawe byarangiye abaye umupanekoti, aba umuhanuzi nkanjye. Imana imuhe umugisha rero. Hanyuma reka twiganirire gato cyane kuri iki kibazo cya Papa, hanyuma ndaza gusoreza ku kintu cyitwa ikiganiro Karidinali yagiranye n'aba-influencer. Muzi neza ko ku itariki 24 nibwo twatangaje iyi nkuru, tumaze kumenya ko hagiye kwimikwa umupapa mu Rwanda, ngo witwa uw'abatowe. Yari umupapa w'abatowe, yagombaga kwimwa. Iyo nkuru yakikikanaga ku itariki 26 z'ukwezi kwa 4, agomba kwima, mbese bakamwimika. Twayitangaje ibyo bintu turabivuga, twari tuzi ko bitabaho. Tugiye kubana tubona nanjye bavuze iyo nkuru, numvaga ko itabaho pe, numvaga ko bitakunda. Kiliziya Gatolika ni kiliziya abantu bubaha, abantu bemera, mbese bazi ko ifite ibintu by'ubwiru ndetse bikomeye. Rovensis rero amavideo abarakikikanye, ibintu bibera mu gihugu cy'u Rwanda. Papa aribitswe, Papa ahawe inkoni, ahawe ishapure, ahawe Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Afata ijambo
afata disikuru. Ibintu byabo nyamara bya bintu birakomeye ku ikoranabuhanga, abantu bari kuri Zoom, abantu bari benshi, harimo n'abapadiri, ndetse iyo nkuru nayo tugiye tuyivuga cyane, mwagiye muyibona ko papa yimitswe. Ibintu bikomeza kubaho gutyo, ariko nyuma abantu bakajya ngo ni ibintu by'ibikino, nyamara byari seriye. Kardinali Kambanda Antoine, iki kintu baza kukimubaza, ndetse yaje gutangaza n'iyi nkuru ku gihe, igihe bagiranye ikiganiro na ikinyamakuru Igihe. Iyo nkuru iriyo, mujye kuyisoma rwose, ko nacyo nacyamamaje. Iyo nkuru ivuga ko uyu Kardinali Kambanda yemereye Igihe ko ibyo bintu babyumvise, ndetse aranabishimangira ko ibyo bintu kuko byabaye. Avuga ko bagiye gukora iperereza kugira ngo barebe. Icyo kiganiro yarakibabwiye, naragikoze babwira nyamuneka, ari guhigwa bukware cyane, kugira ngo iperereza, urumva iyo bavuze ngo iperereza, nuvuga ngo nukora ikintu imbese kitungura yikikiraho abantu bakoze iperereza, nugushakisha. Kandi iperereza so ribaye nyine hakorwa iki iyo rirangiye? None uyu mugabo papa wabatowe mu Rwanda, nagaru w'Vatikani, nuwo batowe. Uyu papa wabatowe yitwa Harerimana Faustin. Uyu Faustin rero, nyuma hari yuko kiziko ziperereza yo mu Rwanda, ariko uyu mupapa nawe ni atari bane. Uyu mupapa we yari ifashe isi yose yayigaruye, avuga ati isi yose igomba kunyoboka, kuko yaravuze ngo abatowe, ngo umuntu wese wabatijwe wese ni uwatowe. Bivuze ko ni uyoboye kiliziya ku isi yose, sibyo ko atageraga biro nyine nta office ahari nawe. Gusa amakuru arimo kuvuga ko, nta makuru atangiye kugenda avuga, ni ibivugwa barimo ko amakuru arimo kugenda avuga ko uyu mupapa cyangwa se iyi Faustin, uyu Harerimana, uyu munsi atagitahiwe. Ashobora kuba yamaze gutabwa muri yombi, gusa nta rwego na rumwe urabitangaza. Gusa amakuru arimo kuvuga ko uyu Harerimana Faustin utuye mu Busanza, ahangaha mu Busanza niyo utuye rwose. Ntago ari muri Kuva, wapi ajya baba muri Kuvara, ni muri Kuva. Urugo rw'abihaye Imana yitwa muri Kuva. Padiri agomba kuba ari muri Kuva, cyangwa se papa agomba kuri muri Kuva. Ariko uyu munsi uyu Harerimana we ntago ari muri Kuva rwose, wapi. Ahubwo amakuru arimo kugenda avuga ko ashobora kuba yatawe muri yombi nyuma y'uko Kiliziya Gatolika yavuze ko irimo gukora iperereza kuri ibi bintu bigenda bivugwa, ndetse byanabaye. Amavideo yarabaye, ibintu birahari, byarabaye ku mugaragaro, izuba riva. Uyu rero papa uyu munsi rwose ashobora kuba atakiri mu maboko ye, ari mu maboko y'ahandi hantu. Muri make rero uyu mupapa ibye mbese uragiye kureba, ni abantu bigumuye kuri Kiliziya Gatolika. Barigumura, babyita ko ari ukwigumura, ndetse no gushaka guca igikuba mu bantu. Biriya no guca igikuba mu bantu na biriya sibyo ra. Sinjye umucamanza, ariko biriya bimeze nko guca igikuba mu bantu. None se ni gute wambwira ngo itorero rirahari, idini rirahari, Kiliziya Gatolika irahari, nawe uzanye iyawe ku rundi ruhande, kandi nawe usengera, urumva uzanye abantu bose, urabicaje, mufasha na disikuru, mufasha n'ijambo. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu rero bitoroshye. Urumva ko mbese ni ibintu by'agahomamunwa byagwiriye Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Hanyuma icyo ni kimwe gusa, uyu munsi papa wabatowe ashobora kuba atakiri mu maboko ye. Ategereze twumve ko wenda ikizego zizabitangazaho. Ikindi nuko uyu munsi wa none Kambanda Kardinali
yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ba Kiliziya Gatolika, abitwa abenfluensa bo mu idini ya Kiliziya Gatolika cyane. Bajyana ikiganiro, aba benshi nubwo baheruka mu misa, baheruka mu kiliziya, gusa mu biganiro bagiranye bamubwiye ko bakwiriye guhindura misa bakayigisha mu gihe tugezemo uyu munsi wa none. Ati gute bakayigisha mu gihe tugezemo misa? Bakabatire rwose ibintu byo muri antikite cyararangiye, kuza padiri nyine agasoma misa, ibintu nk'ibyo biri ibintu biri formire. Abati wapi rwose mukwiye guhindura, mugashyiraho umwanya wo kuririmba, mugashyiraho umwanya wo kwidagadura, wo guhimbaza Imana, ku buryo mbese abantu bahimbaza atari bya bintu nyine bya formire imwe cyane. Akaba ariyo mpamvu bamubwiye ko ati bitari ibyo, niyo mpamvu uzajya kubona ukabona urubyiruko rw'abakobwa n'abasore batagikunda misa. Ati misa uzajya usangamo abasaza gusa, ariko urubyiruko rw'abasore n'abakobwa uzajya ujya ubabona bigendeye muri aya matorero yandi bajya guhimbaza. Buriya ni nk'aho bakamubwira ati namwe nimukore ama worship team, muve muri ibyo bintu byo muri analogue rwose. Babwiye ati ibintu byo muri analogue byo kuza mutubwira ibya evanjiri yateguwe nyuma y'imyaka 3-5, abati wapi mukwiye guhindura. Ikindi bavuzeho kandi ni uburyo bwo gufata imbuga nkoranyambaga cyane, nabo bakajya bigishizaho amagambo y'Imana ndetse mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bakura public y'abantu bakiyumvamo kiliziya, mbese abakristo bose bakibonamo mu buryo bukomeye, bitakiri bya bintu by'ubwiru bwa cyane, ahubwo bikajyana publicly cyane, ku buryo abantu bose byaba ngombwa bakigisha ijambo ry'Imana kuri izo mbuga nkoranyambaga ndetse zabo, bagashyiraho n'izindi. Bavuze ko kiliziya igomba kuba ifite imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, abantu bose bajya gushakira iryo jambo ry'Imana, bajya gushakirayo buri kimwe cyose. Niba ari na misa bakajya bayishyiraho iyo ariyo yose, misa mbese ku buryo buri paruwasi igomba kuba ifite na YouTube. Banavuze ko no kuri TikTok bagomba kujyayo bakajya gushakayo urwo rubyiruko. Ibyo babihereye ku kirero, babihereye ku mupadiri usigaye ugenda akajya gucuranga indirimbo zisanzwe mu mabumu muri za boîte. Umupadiri rwose aragenda akajya gucuranga indirimbo zisanzwe kabisa kuri TikTok, ahantu hose bakamubona, ku buryo urubyiruko noneho we umupadiri rumwiyumvamo mu buryo bukomeye cyane. Rero Kiliziya Gatolika nayo igiye gufata undi mwanzuro ukomeye cyane wo ku buryo ibintu byose bigenda bihinduka. Ntabwo igomba guma kiliziya imaze imyaka 2000. Wapi mu Rwanda ho imaze imyaka irenga 120 n'ingahe. Iyo kiliziya rero mu myaka 100 ishize igomba gutandukana na kiliziya yo mu mwaka w'2026 na 7 n'umunani, umwaka wa 2030, 2050 zikaba zitandukanye, ku buryo urubyiruko rujya muri kiliziya rukayiyumvamo, ku buryo abakobwa abasore bajya muri kiliziya bakayiyumvamo. Bitaba ibyo bakigira muri insengero z'abarokore cyane. Kandi Kiliziya Gatolika ifite public, ifite abantu benshi cyane kugeza umunsi rwose. Arega buriya ni ifite abantu benshi, uzi ko ubu ngubu niyo wavuka ka gihumbi, ubu ngubu nanjye ngiye ubona batirijwe nahita mbona ifishi yanjye neza. Ifishi yanjye nayisangayo, ifishi yanjye nayisangayo ako kanya, bahita bayiguha rwose pe, barayiguha. Ifishi yawe barayiguha, uyishatse wagenda bakayiguha. Urumva rero ibyo bintu rero ni ukuvuga ngo urwo ruhererekane bakoze, ndetse
ibintu byose bikajya muri system. Bikajya muri system. Kiliziya Gatolika ikakora ibintu bikajya muri system, kubyo ushaka icyemezo, kubyo ushaka ikintu runaka ugahita ukibona. Nkuko ubona system zose zikora. Rero ntabwo byabananira, kandi bafite nubwo bushobozi bwo kubikora, barabufite cyane, kuko paruwasi ntabwo yabura amashuri ni kameme, ntabwo yabura ibyo bikoresho byo gukora ibyo bikorwa. Nubwo rero aba-influencer babo nabyo bagiye babiyasaba cyane. Gusa reka ngiye soreza hano mubwira ngo Papa Faustin uyu munsi ari mu maboko ataraye. Imana rero iguhe umugisha, Uwiteka Imana kurinde. Ndagukunda cyane. Shalom shalom. Subscribe, like, share, commentaire yawe iterekemo kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Ndagukunda.